Karibu. Nakuhageze ifaransa. Nyakubahwa umuyobozi rero wakoze kuza uyu munsi nashakaga ko tuganira ku kibazo kijyanye n'ubuzunguzayi kuko burakabije muri aka kagari. Iyi nibyo rwose wakoze kubinganirizaho ni ukuri dufite ubuyobozi bwakabaye tudufasha tugakemura icyo kibazo. Ahubwo iki kibazo kirakabije cyane. Twakabaye twitabaza abashinzwe umutekano mu rwego rw'umurenge. Okay, kambahamagare. Ano. Nari nguhamagaye tubakeneye ku kagari byihuse hari ikibazo cyavutse. Muyobozi. Amahoro. Komere nyakubahwa. Komere nawe. Ubutumire bwanyu bukaba bwitabiriye butubwire. Yego rero ubutumire bwacu icyo twabashakiraga uyu munsi twari twaraganiriye ku kibazo kijyanye n'abantu b'abazunguzayi kuko ubuzunguzayi ukiri aho ngaho urabona ubuzunguzayi urumva bariya bose turabafata tukabakusanya tukabajyana hahandi muri ndabyemeye ariko buretse gatoya ariko ba bandi bigira akagarara nibo cyane cyane twitaho icyo kibazo ejo bundi ureba ko bikubwiye nyine tugeze kubivuganaho ariko urumva twagiye mu nama byerekana ko mu kagari kacu harimo akajagari k'ubuzunguzayi. Twari tumaze gufata abantu noneho bageze muri 15 ahubwo se ko nabo mbona abo bantu noneho rero sasa sibyo reka ngende oya mugire vuba icyo kibazo nshaka ko gikemuka vuba ntago kuko nanjye gitifu aranjengereje tuzaka icyo kibazo gikemuka vuba. Okay. Rwose ibyo ngiye guhita mbikemura bamwe na bamwe tubazane mu nama sibyo abandi babyemera bahurizwe mu isoko rimwe sibyo yego ubuzunguzayi bucike amasoko yarubatswe bagomba gukorera mu masoko leta yabahaye ari ibyo ngibyo badufashe reka tubikemure noneho bikemuke vuba abayobozi bacu bayi sawa. Yewe amasaha aragiye nasize umwana nta n'umwe uranguriraho n'umwe ubuse koko Imana yambabariye nkabona n'umukiriya mabuja ako kaburuze nangahe kaburuze ni 3 byonyine kuri kumwe ni 3 byonyine mabuja ntahira reba ni keza ndaguha bibiri ikindi Dissolve abafashe muri mubi mwana ibi binyerondo bidufata kunda none mana mbese mana yanjye ariko mani kankubwiza ukuri iriya binyerondo tugize icyo mura nacyo kibi nahita nyita ukuguru nka kibarwa kigapfa uriya mukobwa ntiyagura uriya yagura ariko nanjye uriya musore ndabona ashobora kugura akamwataka imbere ubonye nk'umuguzi urabona asa nk'umuntu ushaka kugura uzajya ngo byarambawe njye ntabwo nabyemera oya wibeshye urabona mbihuriye he njye sinshobora kugura ahubwo ukomeye sanze kukagura ariko shaka ko abamutindiye yagaritse izuba niribako uyanze kukagura umugati w'abantu bavahe humura Imana niyibizi reba kano kenda niba kagukira bose gatoya reba kano kuko naka ngaka ntacyo gatwaye nakano ngako kaguze ni y'abasaza ndabona ari style yawe kabisa nta kibazo nta kintu naba kabana aka gakoti kagura ariko bose fata ibi bigabo waba umugozi ngende muratubaza iki kirapfa oya ntabwo byakunda reka kino kigabo njyane sigara nicyo ngicyo kirapfa urambaza iki mwa aho urambaza iki ubundi urambaza iki
ushaka kwiteranyika gusa ntabwo byakunda ntabwo byakunda ntabwo byakunda nyine murayibaza iki ntabwo byakunda reka ntabwo byakunda nyine muri abayobozi zana Minerva ari kwemera kuzunguza kandi leta ibibabuza buri munsi ngaho mureke mbere utwereke iki ugiye kuvuga ngo ruswa nta ruswa twebwe mwamfuramwe ibintu n'abantu aho ngaho asavuze neza tuzi tubwire uretse nyine ubwumvikane rero sijese ubundi navugaga burize kare kose makanimero kawe makanimero kawe kabisa makanimero kawe akanimero kawe zana nyishyiriremo 0 akira n'imyenda yawe ariko kawe mumbe ima mushyire makanimero kawe erega ibintu n'abantu akanimero uretse gatoya 079 4 6 2 70 76 akira uzuza amafaranga utunyereka nyereka message sawa ariko nyine ako kanimero ujye woherezaho n'uduceri sibyo ibintu n'abantu ujye bikora nabi banyita mutete sawa ujye woherezaho sawa murakoze sawa nyakubahwa muyobozi njye mfite ikibazo nimba uyu munsi nabonye amafaranga 5,000 nkagenda nkarangura imyenda hariya kugenda ugategereza umuguzi utazi ngaraza byari njyewe mbonye igihumbi cy'umwana ndataha ni gute mumbwira ngo ujye mu isoko kandi nta gishoro kuri icyo kibazo cyawe rero twe turabizi ntabwo abantu bose banganya ubushobozi ariko ubuyobozi bwacu ni bwiza bwashyizeho nkunganire iriya soko impamvu ryubatswe ni uko bafite n'inkunga no kugira ngo babatere inkunga mu buzima bukeya abantu baba bafite nimuza mu isoko tuzabaha amafaranga yo gukoresha ni ikigega leta yashyizeho cyo kugira ngo dufatikanye bwana muyobozi mfite ikibazo iyo mutubwira ngo twihangire imirimo hanyuma ubwo umuntu yatangira kwihangira umurimo umuntu ari mu mpande yo gushaka imibereho mukaza mukamufata amujyana ejo cyangwa ejo ndazaba hafi uzabanyuze hehe binyuze muri kaburimbo iyi kaburimbo rero yubakwa binyuze mu misoro abaturage batanze kandi iyo murimo muzunguza ku muhanda ntabwo imisoro yanyu igaragara muri leta rero twebwe nk'abayobozi twifuza yuko twafatikanya kubaka igihugu n'abaturage rero igihugu tuzacyubaka binyuze mu misoro itangwa kandi mu byifuzo byacu twifuza ko nawe washyiraho itafari binyuze mu misoro watanze kandi imisoro nimuzayitanga mucururiza mu mihanda twagakwiye rero kuba tujya mu masoko yabugenewe akaba ariho mucururiza byatuma dufatikanya kubaka igihugu niho hahandi havamo iyo mihanda ayo mashuri n'ibikorwa remezo byose ubundi bwana muyobozi mfite ikibazo ikibazo kabisa ni gute abantu mwohereza ngo badufate nk'abanyerondo ari bo baba mbere mu kubagaruza mfite icyo kibazo ibyo biracyabaho muri iki gihugu ugomba kutubwira umuntu waba arakwatse ruswa kuko igihugu cyacu nta ruswa irangwamo niba ufite ibimenyetso ufite uburenganzira bwo kuza ukatwereka umuntu waba aragerageje kwaka ruswa kandi aka kanya urabyemerewe kuba waza ukatugezaho aya makuru tugakemura icyo kibazo tukabikurikirana icyo ni ikibazo gikomeye cyane ko bano bagenzi ko banyinisha SMS yabyo ndacyayifite kanze mbereke ko nitwa Mutete na Kina zimbatemo SMS ngiyi dore ingofero yawe aho ko bahuye n'umunyotsi biragenda turapfuye twarayasangiye ariko twarayasangiye wanariye menshi kundusha ninge bayohereje
nta muhungu y'Ibura TV Rwanda mukunda wakunze ibihangano byacu kanda subscribe share comment ubundi twimanukire ejo hari imbere bafite imizigo ya danje wowe icyo usabwa ni ukunkurikirana 5 kuri 5 ubundi tukimanukira ubundi nkabatamo imizigo ya danje